Shalom shalom nshuti za Yesu muraho. Yesu ashimwe. Ndashima Imana inteye iteka kuba mbonetse muri aka kanya. Ntabwo byoroshye. Amazina yanjye ni yandi, nitwa Zawadi, nkunda gusenga, ndi umuvugabutumwa w'ubushake, nkora umurimo w'Imana hano muri Canada, aho ntuye mu mujyi bita Ottawa. Nkaba nkijijwe, nkunda umudamu ukijijwe ushima Yesu. Mvuga ubutumwa uko umwami anshoboje. Nkunda gusenga cyane nanone uko umwami anshoboje. Nanjye rero ndabonetse ahangaha, Imana iciriye iteka kongera guterana namwe muri cya kiganiro cyacu twibukiranye gusoma Bibiliya. Yesu abaho umugisha. Mbere ko tugira ibindi tujyamo, reka tubanze dusenge. Izina rya Yesu Kristo uhimbazwe, urera kandi urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga Mana. Tugushimiye kora kwa n'imbabazi, tugushimiye uburinzi bwawe butuma tudashiraho. Nsabye amaraso yawe kweza imitima yacu no kudutunganya, kugira ngo dutangirane nawe. Iri ni ijambo ryongeye kuvuga, reka nceceke mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma ugire ubuvugisha aka kanya. Duhaye karibu Mwuka Wera n'ikaze kugira ngo tugenge kandi utuyobore. Urakoze Yesu Kristo kuri kumwe natwe kandi kutabura kutugira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndakuramukije rero mubyeyi, ndakuramukije wowe unkurikiye. Yesu aguha umugisha kuba wabashije kugera ahangaha. Muri cya kiganiro cyanjye nacumbikiye hagati cyo uko isezerano rizuta gusa. Haleluya. Inkuru z'umugabo bita Yosefu muri Bibiliya n'abavandimwe be. Uko isezerano rizuta gusa ariko rikageraho rigasohora ibyo twacamo byose. Bisobanura mu ijambo rindi icyo Imana yatuvuzeho, icyo yakuvuzeho, imyaka yagenda, imyaka yagaruka, upfa kuba waravuganye n'Imana kizasohora. Uko cyakugerageza kose, twakoze urugero ku mugabo witwa Yosefu, uko yageragejwe kuva akimara kuvuga, cyangwa shetani amaze kwiba, cyangwa abavandimwe be bamaze kumva icyo azaba cyo, bibatera kumwanga urunuka, kumurwanya. Mbere y'uko tugera aho ngaho, ubushize twagarukiye aho amaze kugurishwa, ajyanywe muri Egiputa. Ajya kugurishwa, ngo agezejwe muri Egiputa agurishwa n'umugabo witwa Potifari, wari umwe mu bambari b'umwami. Yesu atugiriye neza cyane. Turaza gukomerezaho, ariko mbere ko tujyaho, hari akaririmbo Umwuka Wera yanshyize ku mutima tugiye kuririmbana. Ni indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha 41. Iravuze ngo nasezeranije guhora ngukurikira Yesu. Niba tudahuza ijwi bitewe n'aho uri n'ibyo wize, urihangana, ariko nzi ko mu mwuka duhuza. Yesu aduhana umugisha. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu, iminsi yose umure hafi, mukiza wanjye Yesu. Singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzinukwa nk'impora nkuyobora. Singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira n'impora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga ngwiteka ngo nkuveho. Umva, ababisha baranyegereye, bandi imbere n'inyuma, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Ababisha baranyegereye, bandi inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Mukiza ijwi ryawe numvise, rindutirayo yose, unyongorere mu mutima ngo ntumvirayo musha.
hora umbwiriza ibyo kuninyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi mwizera. None hora umbwiriza ibyo kuninyura kandi uhora untegeka, uvuge nanjye nkukumvira, murengezi nizera. Mukiza wasezeranije abagukurikira, yuko uzabageza mu ijuru, bahoraneyo nawe. Kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashisha ubuntu nibambe, rutawe werewera. Kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashisha ubuntu nibambe, we databuja wera. Kandi umpe kugera ikirenge mu cyawe muyobora, imbaraga zawe zonyine nizonjya niringira. Ujye unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri iyi si, maze unyakirere mu ijuru, mukunzi wanjye mwiza. Ujye unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri iyi si, maze unyakirere mu ijuru, mukunzi wankijije. Haleluya, 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 haleluya. Igitero cya kabiri nicyo kivuga ngo ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo, undinde ibicumuro. Ababisha baranyegereye, bandi imbere n'inyuma, mukiza, nyamara nkwisunge Kristo, undinde ibicumuro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo mukiza nasezeranije kujya ngukurikira, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi, ntabwo byoroshye gukurikira umugabo witwa Yesu. Gukizwa, iyo ntambwe ni ubuntu tuba tugiriwe, ariko urugendo rwo kujya mu ijuru ni urugendo rurerure, rurimo amasezerano, rurimo ibinaniza. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi akemera kwigira umuntu, kugira ngo tubere urugero rushyitse, kubera ko intambara ni nyinshi z'umukristo. Ariko ijambo ubushize twasomye muri Zaburi ya 34, reka amasubiremo ku batarankurikiye mu kiganiro cya mbere. Ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka ngo amukiza muri byose. Zaburi ya 34 umurongo wa 20 cyangwa se kuri 19, bitewe na bibiri bifite, haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose, ngo arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Uwiteka aduhana umugisha. Mu ntambara, mu buzima ducamo, twavuze ku mugabo witwa Yosefu, ukuntu yageragejwe, ukuntu isezerano rye ryo ryamugerageje. Akimara kwatura, akarota, akabirotorera abavandimwe ndetse n'umuryango wose, na se arababwira ati jye narose munyubararira imbere. Abavandimwe baheraho cyane ko batamukundaga. Iyo umuntu hari ukuntu ameze, abandi bumva ari bo byabera. Yesu atugire neza cyane. Ngo baramurwanya, baramwanga. Njya ntekereza kuri urwo rwango abavandimwe ba Yosefu bamwanze, ntibabashe kugira n'impuhwe se ngo bazamenye ibanga, bavuge bati data, nubwo twavuze ngo twishe Yosefu, ntabwo twamwishe, ahubwo twamwohereje, ntabwo yapfuye. Nubwo twavuze ngo yarapfuye, iyo baza kugirira impuhwe se bari kumubwira bati papa, nubwo twabitse Yosefu ko yapfuye, ntabwo yapfuye, ariho.
ntabwo tuzi ahari ariko ariho, nibura bakabwirira impuhwe se ye kuguma kurira ubuzima bwe bwose ngo ahoraga arira umwana we. Ntabwo bagize impuhwe. Urwango rwa Kayini, wa mwuka wa Kayini ukomeza kudukurikira mu buzima bwa buri munsi. Imana itugire neza kandi Imana itugirire ibambe. Ntabwo nzi intambara uri gucamo, nta nubwo aho uzirwaniye n'aho ugejeje, ariko ngufitiye amakuru y'ijuru. Niba warasezeranye n'Imana ikakuvugaho ikintu, ukomeze ugitegereze, ubigendemo neza nk'uko Aburahamu yabitekereje, ngo abihwanisha no gukiranuka. Amaze kunezererwa Imana, ngo yumva Imana yitekerejeho, aravuga ati iyi Mana ibyo ari byo byose ni Imana ihoraho, ngiye kuyizera mbihwanishe no gukiranuka. Haleluya. Nawe wenda gukangurira ngo ubihwanishe no gukiranuka. Kwera imbuto birimo mu gukiranuka. Kwizera Imana kwa ubihwanishe no gukiranuka. Gukiranuka bisobanura kwera imbuto zikwiriye abihannye. Imbuto zawe ni izihe? Ugenda ute muri uko gutegereza amasezerano? Uwiteka kugire neza. Uri kunyumva? Ntabwo rero dutinda, turasoma inkuru n'ubundi ntabwo tuyisoma n'indende, ariko turakomeza inkuru ya Yosefu amaze kugurishwa kwa Potifari. Yosefu amaze kugurishwa kwa Potifari, arahembuka. Byumvikane, arahembuka, arahumeka, abamugenzaga basa n'abagabanutse. Haleluya. Ukuntu yahembutse, Bibiliya irambwira ngo yageze mu rugo rwa Potifari, ngo Potifari ngo aramunezererwa. Reka tuhasome. Ikiganiro cyanjye cyitwa twibukiranye gusoma Bibiliya. Niyo mpamvu nakoresha imirongo migufiya. Iyo nsoma nkoresha amagambo maremare. Ahari se hari ubwo nawe wakomerekejwe n'ibyagukomerekeje ukaba utita no gusoma Bibiliya, cyangwa se udafite umwanya wo gusoma Bibiliya. Ariko niyo mpamvu, ntabwo nzi impamvu umwuka yantegetse kujya mbigenza gutya. So ngewe nsoma in long term, amagambo maremare, uraza kunyihanganira. Gusa nzi ko bidufasha. Ahari se ni ijambo usanzwe wumva buri munsi, usoma buri munsi, ariko Yesu atugirire neza. Itangiriro ibice 39. Tugendane mu izina rya Yesu. Karibu mfashe gusoma. Nyirabuja wa Yosefu ngo amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Haleluya. Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Bivuga ngo Imana yabana nawe nubwo umuryango wa Yosefu wari umaze gutana nawe, bamaze kumuciraho iteka, bumva ko birangiye, ntibamenye ko bamwegereje ku Mana. Baragenda baryumaho pe, barihanagura, baraceceka, bamubika nk'uwapfuye, babika iyo nkuru, kugira ngo impamvu bakoze byose ni ukugira ngo ryasezerano ngo ritazasohora, ry'uko uwo mwana mutoya ngo ari we wabategeka. Imana itanga uko ishaka. Ntabwo mbona impamvu bavandimwe bari kumwanga kuri urwo rugero bumva ko atabategeka. Ntabwo mbitahura, ariko Uwiteka ntiyigeze amureka, yabanye nawe Uwiteka ntazakureka. Haleluya. Umurongo wa 2. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Iyo umuntu ari umunyamugisha, hageze aba umugisha, ibyo akoze birakunda. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Ndavuga kugendana n'Imana, ndavuga kuba umunyamugisha. Haleluya. Yesu adugirire neza. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Hari akantu nashaka kuvuga ngezaho katancika kuko nsoma amagambo maremare. Yosefu ntabwo ari ubundi kubivuga mu magambo ni ikintu cyoroshye. Yosefu yarazi ko wenda abavandimwe batamukunda. Yosefu ajya gusura abavandimwe be ku rugerero, aho baragiriye. Isa amwohereje tugendere abavandimwe ko bameze. Yosefu ajyayo nta mutima mubi afite. Akihagera wa mugambi, wa mutima mubi ubakamo wa mwuka wa Kayini, vuga ati tumwice tumukureho, bya bintu
Imana yamuvuzeho bidasohoka. Yosefu abavandimwe baramufata ngo bamujugunya mu rwobo. Yosefu yari yihebye, yari yigunze, yibazaga impamvu abavandimwe bamwanga. Ahari se yavugije induru, atakira nyina udahari, atakira se udahari, bamujugunya mu rwobo. Umwuka w'Imana asura umwe muri bo cyangwa babiri, arababwira ati nimwe kwica umuvandimwe, tumugurisha abandi, Fazari ye kugwa mu boko yacu azagwe kure. Bumva ko barangije umugambi. Yosefu yaciye muri uwo mubabaro. Narivuze ngo yageze ahantu hagutse. Kugera hagutse ntibivuze ngo urangije urugendo, kuko turi mu isi ngo tuba dufashe igihe mu ntambara. Imana tugire neza. Yosefu ngo ageze mu rugo kwa Potifari, ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe, ngo ikintu akoze cyose kikaba umugisha. Niko tumaze gusoma. Imana imuhereza kuba umugisha, ngo Uwiteka amugirira icyizere, atuma Potifari amugira igisonga cy'urugo rwe. Imana tugire neza. Iyo tumaze guhembuka, tugeze aho tugeze, umuntu amaze guhembuka, uvuye wari umukene utabona ibyo kurya, Imana ikakugaburira. Wari umukene utabona ibyo kwambara, Imana ikakwambika. Wari umukene utagira inzu, Imana ikaguhereza inzu. Ubu ugeze ahantu hagutse, ariko ntibivuze ko urugamba rurangiye. Iyo utabaye maso ugwa muri bya bindi, ya masezerano yandi Imana yakubikiye ntubashe kuyageramo. Uwiteka dufashe cyane. Yosefu mu rugo rwa Potifari ngo aratona, aba igisonga cy'urugo rwa Potifari, abitswe iby'urugo rwose, bari babazaga amakuru yose. Ariko Shitani aravuga ati nk'uko yabwiye Yesu ati urantsinze uyu munsi ariko nguteze ubwa kabiri, nzagutega ikindi gihe tu. Ngo amutegesha umugore wa Potifari. Reka dusome izo nkuru. Umurongo wa 5. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ik'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Imana iyo muri kumwe bigenda neza. Uko intambara zaba zimeze kose, ntabwo nzi ibyo uri gucamo, nta nubwo nzi agasozi uhagazeho, ariko nzi ko hari abantu benshi babayeho ku bwawe, kuko uri umunyamugisha. Hari abantu baryama bagasinzira kuko ijisho ry'Imana ritakuvaho. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Uwiteka tugire neza. Ngo abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura byose mubikiye byo muri uru rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta wurundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Uwiteka tugire neza. Yosefu muri urwo rugo rwo kwa Potifari yari afite uburenganzira bwose. Yari gukora ibyo ashaka, yari kubaho uko ashaka, yari kugenda uko ashaka, kuko yari amaze kugera ahantu hagutse, abaho neza. Imana idufashe cyane. Ngo ariko yagomeje kugendana Imana no kubaha Imana muri we. Ngo Shitani arongera aramugerageza. Yego, yamugerageje ku bavandimwe be, abona ntibifashe, aramugerageza kugira ngo wa mugambi w'Imana udasohora. Ntabwo nzi icyo Shitani akugerageresha kugira ngo umugambi w'Imana udasohora. Uragira ndagusaba urabe maso, kugira ngo ubere maso ubugingo bwawe, kugira ngo umugambi w'Imana kuri wowe uzasohore nk'uko wasohoye ku buzima bwa Yosefu. Yosefu aravuga ati biragatsindwa n'Imana. Maze kugera ahagutse, maze guhembuka, Potifari databuja anyizeye, atitaye ko ndi umunyagano, nturutse iyo nturutse, ngurishijwe n'abavandimwe, nshinyaguriwe n'abavandimwe, banciriyeho iteka, banyanze urunuka, nzanwa ndi umunyago. Aranyizeye bigeze aha,
none wowe shetani uciye mu mugore kugira ngo amasezerano Imana yambwiye yuko umuryango wanjye uzubarara imbere yanjye, yuko nzaba mukuru mu muryango wanjye utazasohora, kugira ngo shetani amire bunguri ninemera kugendana nawe uko ubishaka, amasezerano y'Imana ntasohore. Ndi kubwira umuntu uri kunyumva aka kanya, shetani sinzi ibyo agutegesheje, ntabwo mbizi, ariko urabe maso, bamaso utsinde. Yesu akugire neza. Bamaso utsinde byose, bamaso utsinde intege nke, bamaso utsinde ibyo bikuremere, bamaso utsinde ibigeragezo biri mu rugo rwawe, bamaso utsinde iby'umugore, bamaso utsinde iby'umugabo wawe, bamaso utsinde ibigeragezo biturutse ku bana, bamaso utsinde ibigeragezo biturutse ku kazi, bamaso utsinde ibigeragezo uko biza kose. Yosefu ntabwo yigeze arengwa ngo yibagirwe ave ku murongo. Yaravuze ntabwo biragatsindwa, aragitsinda, yemera kujyanwa mu nzu y'imbohe, araceceka aryumaho, yanga kumena ibanga ko umugore ari we wamubeshyeye. Yari kwihakana ate nyirabuja ari we wamushinjije icyaha? Imana itugire neza. Katuhasome umurongo wa 11. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane, amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, yego umuntu ari mu mwuka arabyumva, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, byanyegereye ngo aryamane nanjye, ntabarisha ijwi rirenga, maze yumvishe nteye hejuru, ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Imana idufashe cyane. Ntabwo nzi ibyo shetani akuregesha. Igihe kinini aca mu bantu kuturega, igihe kinini aca muri ba bantu tuganira nabo, igihe kinini aca muri ba bantu tugendana nabo, igihe kinini aca muri ba bandi batuzi uko turya n'uko turyama, igihe kinini arabifatisha rwose bikemera, akagusiga amabyi, akagusiga umwanda umubiri wose bikemera, ariko ntibikuraho umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe uko byamera kose. Yesu atugire neza. Urwane nka Yosefu, yararutsinze. Reka dukomeze. Shetani yaramuteze, abonye byanze amusiga icyasha. Ntabwo nzi icyasha wasizwe n'abakigusize, cyakoze namaze kureba abagusiga icyasha ntabwo baba ari abantu batakuzi, ni abantu bakuzi, muri kumwe muri ako kanya. Imana idufashe cyane. Ndi kuvugana n'umuntu. Nyirabuja ngo arega Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Umurongo wa 16, ngo agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Shebuja yumvishe ayo magambo, yumvise amagambo umugore we amubwiye, ati uko niko umugurano wawe yangiriye. Uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe z'umwami, bamushyira mu nzu y'imbohe bakingiranira imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Uwiteka tugire neza cyane. Yosefu yageragejwe ubwa mbere na rya sezerano, arageragezwa kuri niva abavandimwe be bamugurishije. Shetani ntiyarangirizaho, aravuga ati rya sezerano ntizasohora, ntabwo nzi isezerano ryawe Shetani yamize. Ararwana, ageze kwa Potifari, amaze kugera hagutse, ibiryo bihari, ashobora kurengwa nawe akamera nk'abandi, ashobora guhembuka akambara karuvati, ashobora kwibagirwa bya bindi byose. Yosefu aravuga ati jyewe nzi Imana yanjye nkorera, ntabwo njya kwiyandurisha ibi. Yemera kujya mu nzu y'imbohe ku cyaha atakoze. Ngo Bibiliya irambwiye ngo
uburakari buzamiranya shebuja ari we Potifari, ngo amujugunya mu nzu y'imbohe. Ariko ngo ufitiye amakuru, mu nzu y'imbohe ntabwo Uwiteka yamuritse, ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe no mu nzu y'imbohe. Bivuga ngo muri ibyo byose urimo, iyo uri kumwe n'Imana ukiranuka ukora kose, intambara zose uri gucamo, wera imbuto zikurira abihamye, ubabarira bakugirira nabi, utangana, udafite umunabi, udafite ubugome, udafite ishyari, utagira ubwoko, udafite urwango mu mutima, udafite umunabi ku muntu uwo ari we wese, uri mu masezerano y'Imana, ukababarira ba bandi bakugerageza, ukarwana mu buryo bwiza ukiranuka. Imana ntabwo igikureka, ntabwo yakureka, ihora ica inzira, ihora ica inzira, ihora ica inzira uko bwije n'uko bukeye. Yesu akugire neza. Ntabwo nzi ukuri kurwana, ariko Yosefu yemeye kujya mu nzu y'imbohe. Dukomeze dusome, Yesu atugire neza. Ngo ariko 21:39 aravuga ngo ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Uwiteka aba kumwe na Yosefu. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'inzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo yakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Imana itugire neza. Mbese ukuboko k'Uwiteka kuri kumwe nawe? Mbese Imana iri mu ruhande rwawe mu rugamba urimo? Mbese wahaye Imana ibyo byose bikuremereye? Mbese wabwiye Imana ngo na bino rwose, na bino ndabiguhaye, njyewe singishoboye? Iyo urushye kandi uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje. Nta wundi wabona umeze nkawe, byose ubimuganyire. Iyo urushye ubuze ukugira, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje. Nta wundi wabona umeze nkawe, byose ubimuganyire. Haleluya. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihimbazwe. Haleluya. Yesu Kristo niyamamare. Haleluya. Yaranesheje, azahora anesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu umwami niyamamare. Yesu atugire neza. Yesu agushoboze kwera imbuto zikwiriye abihamye. Yesu adushoboze kugenda ukiranuka mu rugamba uri kurwana. Ukiranuke ku gato no ku kanini. Ahasigaye ibindi biharira Imana. Ubibwire Yesu byose. Nkuko Yosefu yari ameze. Byose yarabwiye ati Imana, none se abavandimwe niba bangurishije, iyo data akaba atazi niba n'agakuru kanjye, nta muntu wandengera, ariko Imana yabasogokuruza turi kumwe. Uwiteka ntuzandeka. Ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe no mu nzu y'imbohe. Yego, ukuboko k'Uwiteka kuramwagukira no mu nzu y'imbohe, ngo agera n'ubundi abigisonga. Arategeka, kuko iyo uri icyo uzaba cyo ngo ntaho kijya. Imana itugire neza. Ntabwo nzi urugamba ufite, nta nubwo nzi ukuri kurwana, ariko ndagusaba ngo guhera uyu munsi pick up, urwane neza, ufate umwanzuro mwiza, urwane neza. Usaba Imana iguhe kubabarira abantu bose bakugiriye nabi. Usaba Imana iguhe kubabarira abantu bose baguhemukiye, abantu bose bakugerageza, abantu bagusize ibyasha, abantu bakugiriye ishyari. Ntabwo ari wowe wa mbere urwo rugamba ururwanya, si nawe wa kabiri, nta nubwo uzaba uwa nyuma. Izo ntambara zizahora ziriho, ariko tuzirwana gute? Yosefu rero mu nzu y'imbohe niho tugeze. Imana kuko yari kumwe nawe, isezerano ryagombaga gusohora. Igice cya 41, Yosefu ngo asobanura inzozi z'abatware ba Farawo, avuga ko umwe azabaho, undi azapfa, azacibwa igihanga.
bya bintu birasohora, inkuru za Yosefu ziramenyekana. Iyo umuntu ari umugisha ibye biramenyekana, kandi ukuri ni kujya kwihisha nk'uko umucyo uhora uganza umwijima. Umuntu yagusiga bakagusiga ibyasha, bashaka kugutwikira, ariko umucyo uhora uganza umwijima. Ukuri ni kujya kubora, ukuri kwasigirizwa ibibi kwagasigwa ibibi, ariko iherezo kuguma ari ukuri kandi kuratsinda. Yesu atugire neza. Yosefu ngo asobanura inzozi z'abatware ba Farawo, ntabwo tuhasoma ahubwo turi kuganira. Igice cya 41 ngo Yesu asobanura inzozi za Farawo. Farawo arose inzozi, bica muri ba bantu bazi ubuhamya. Yego ndi kubwira umuntu turi kumwe, muri ba bantu bazi ubuhamya bwa Yosefu, bamuvugaho amakuru meza, bavuga ko hari ukuntu bamuzi, bavuga ko ari umunyabwenge. Iyo arose ibintu bisohora, ajya abasha no gusobanura inzozi. Nuko ngo Imana irotesha umwami inzozi, ari we Farawo, imurotesha inzozi. Azirose abura umuntu, abakuru, abacurabwenge, abakonikoni, abapfumu muri icyo gihugu ngo baraterana, habura umuntu uzirotora izo nzozi. Ariko bamaze kwiburamo umuntu uri gusobanura inzozi, baravuga ati nyamara mu nzu y'imbohe hari umwana w'umuheburayo w'umugurano uhari, kandi ibintu asobanuye, ibintu avuzeho byose birasobanuka, ikintu akoze cyose kiremera, yabasha kugusobanura izo nzozi. Bibiliya irambwira hari ijoro, niko Zaburi ivuga, Dawidi niko yavuze ngo hari ijoro ryararira umuntu, ariko bugacya impundu zikavuga. Hari igihe wararurira ariko bugacya impundu zikavuga. Wihangane ibyo uri kunyuramo, upfa kubigendamo neza na Kristo, ukamubwira uti turi kumwe mu ntambara, turi kumwe mu nzara ndi gucamo, turi kumwe. Warara uyu munsi inzara, ariko ejo Imana izaca inzira urye. Wibajije uko ubaho, nta muntu ubizi. Wagira ibibazo uyu munsi ugashomera inkweto igatoboka, ariko ejo Imana izaguhembura. Yesu atugiriye neza. Upfa kuba mu ruhande rwayo. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, kandi ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni. Uwiteka akugire neza. Yosefu inkuru ze ziramenyekana, zigera ibwami. Umwami Imana irotesha umwami inzozi kugira ngo Yosefu atabarwe. Haleluya. Kugira ngo asobanure za nzozi, Imana igere kuri ya nivo yashakaga yo gusohoza bya bindi yavuganye nawe. Akira igitangaza cyawe, Imana igere kuri ya nivo isoze bya bindi yavuganye nawe. Muri cya kibi abahishe icyiza, muri kwa kurira cyane hajya havamo kwambara ikamba. Haleluya. Bibiliya irambwira igice cya 41 ntabwo tuhasoma, ngo Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Amaze kuzisobanura neza, ngo Farawo aranezerwa, ngo ashaka mu bacurabwenge no mu banyabwenge, asanga nta wundi muntu wakora ibyo. Imana ni umunyabwenge, ntabwo ari umuntu. Haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga, ntabwo ari umuntu. Ngo amaze kunezerwa n'ukuntu Yosefu azisobanuye kandi zisobanutse neza, abaza amakuru ye. Baramubwira bati uyu muntu aba mu nzu y'imbohe, ni umugurano waturutse, ni umuheburayo waraje, ariko ni umunyamugisha ukomeye. Umva, Imana igukuyeho urubwira gukuraho. Kuki? Kubera iki umwami Farawo kirya gihe atabwiwe amakuru y'ukuntu yafunzwe? Icyatumye Yosefu afungwa. Yosefu yafunzwe kubera yuko yanze kuryamana na muka Potifari. Muka Potifari akamusiga icyasha, akanduza izina rye, akajya mu nzu y'imbohe bikemera. Ntabwo nzi icyasha wasizwe n'uwakigusize n'icyo yaragambiriye, ariko icyo ngicyo, muri icyo ngicyo hagati aho niho Imana izanyura isobanura ibyo ngibyo bidasobanutse. Niho Imana izanyura, bamwe bagukobaga bakuvugiriza impundu, bamwe bagusize urubwa bagaruka bipfukama imbere yawe bagusaba imbabazi. Imana tugire neza. Muri icyo kibi icyo gihishemo icyiza. Humura. Yego, humura. Yesu aguhumurize. Mu ntambara uri gucamo ntazo nzi, ariko ndi kuvugana n'umuntu uri mu masezerano, utegereje Imana. Ubuzima bwe bwa buri munsi aragerageje uko bwije n'uko bukeye, aciye mu ntambara nyinshi cyane. Uwiteka aguhumurize. Urwana ute? Intambara zawe zirwana ute? Mbese uri mu ruhande rw'Imana? Mbese ijuru iyo rikurebye riragushima? Ntiwaba urimo urwana ariko ufite utuntu wibitseho?
kiranuka ku gato no ku kanini, ntihazagire ikintu na gito Imana Shetani akuregesha imbere y'Imana, icyo kitazaba urukuta. Yosefu ngo abigendamo neza, ngo amaze gusobanurira umwami Farawo inzozi, ngo umutima we uranezerwa. Umaze kunezerwa, kuri 41-37 haravuga ngo Farawo yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Haleluya. Urimo iki? Umwuka w'Imana. Atari igikundiro ufite, hoya. Urimo uburanga, hoya. Urimo ubwiza burebure cyangwa ubuyobe cyangwa ubukara cyangwa ubushongore, urimo amashuri menshi, hoya. Urimo umwuka w'Imana. Tuzamukura he umuntu nk'uyo ko tumukeneye? Turamukeneye. Abantu nk'abo barakenewe muri iki gihe, abantu bari mu mwuka w'Imana, mu kuri no mu mwuka bibagaragaraho. Imana idufashe tube mu mwuka w'Imana, tube abanyamumaro aho tugeze, aho dukora tube abanyamumaro, aho dutuye ku cyaro tube abanyamumaro, umuturanyi amenye ko turi abanyamumaro. Yego. Haleluya. Imana igufashe cyane. Ndi kuvugana n'umuntu. Farawo, umurongo wa 39. Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Haleluya. Iyi Imana iteye umuntu iteka. Haleluya. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Donc yamuhaye kuba umwungirije mu gihugu cyose. Iyi Imana igutabaye. Rya sezerano ntirisohoye? Rirasohoye. Rirasohoye. Babandi bari mu kinwanwa bazi ko bakurangije, bazi ko barangije, bapfukiriye, batwikiriye, barangije, bakoze ibyo bakoze, bamaze no kwibagirwa ibyo bakoze, bavuga baturiya twaramurangije. Hoya. Mufitiye amakuru. Umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe uko byamera kose, uko Shetani yarwana kose, uko intambara zaza kose, uko urwaye urembye kose. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Uwo ni 41. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, jye Farawo ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Haleluya. Rya sezerano ntirisohoye? Rimwe Shetani yarwanyije, kwa kugirirwa neza ntibisohoye? Rimwe Shetani yarwanyije, bya bindi byose ntibisohoye? Rimwe Shetani yarwanyije. Yesu atugire neza. Umurongo wa 45. Farawo ahimba Yosefu Safunati Paneya. Reka ndisubiremo. Umurongo wa 45. Farawo ahimba Yosefu Safunati Paneya, amushyingira Asenati mwene Potifera, umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yari amaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo. Yosefu ava aho Farawo ari, atambagira igihugu cya Egiputa cyose. Dusubiye ku murongo haruguru, ngo Farawo yiyambura impeta, murongo wa 42, iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki. Ngo amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu. Haleluya. Amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, nimumupfukamire. Haleluya.
natwe dufite ibihamya hari ibyo yadukoreye. Nimuhumure izaturengera uko intambara zimeze kose, nuhumure izakurengera uko ibigeragezo bimeze kose. Wowe bibanemo neza n'Imana, ubane Imana nayo ukiranuka, ureke twa tuntu tw'ibyaha by'inyongorezabugingo natwo dukureho, utuntu twose shitani ashobora kukuregesha kugira ngo amasezerano adasohora. Imana ikugirire neza, ube maso. Imana ikugirire neza, iguhumurize. Imana ikugirire neza, igutabare. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Inshuti y'umusaraba, Yesu akugirire neza, agushoboze kubana nayo ukiranuka. Yosefu rya sezerano yageragejwe naryo rigatuma bene se ngo bamugirira ishyari bakamugurisha, rigatuma bene se bamugirira ishyari bakamugurisha bakanabyibagirwa, akagera kwa Potifari kamuzutaguza, Shetani akamugerageresha umugore we Yosefu akanesha. Mu nzu y'imbohe inkuru ze ziramenyekana, iyo uri umunyamugisha ntibijya biceceka, uranga ukamenyekana. Iyo ubona cyane urwanywa cyane n'isi, bivuga ngo uri umuntu udasanzwe. Reka ngasubiremo, iyo ubona cyane urwanywa n'isi, isi n'abantu, ukabona bakurwanya ku manywa na nijoro, uba uri umuntu uri spesiyare. Nuko utarabimenya ngo urwane kigabo kugira ngo bya bindi Imana yakugambiriyeho byose bisohore. Yesu akugirire neza. Yosefu yavuye mu nzu y'imbohe, bamuhamagara ibwami, ndibaza ko yaravuze ati noneho nakoze ikihe cyaha, bandeze noneho ikindi gikurikira ni igiki, ni ikihe? Ngo urumva mu nzu y'imbohe imisatsi barashokongoye, baramujyana baramuhezura, baramwuhagira aracya, ubundi baragenda bamuhagarika imbere y'umwami, asobanura inzozi. Amaze kuzisobanura umwami ngo aranyurwa, asanga mu gihugu cyose umunyamugisha ufite Uwiteka, ufite umwuka, reka nkavuga ko kana, asanga mu gihugu cyose muri abo banyabwenge n'abakuru bose b'igihugu cyose, aritegereza nyuma y'umwami asanga nta wundi uhwanye nawe usibye we ufite umwuka w'Imana uri muri we. Wowe usibye wowe ufite umwuka w'Imana ukurimo, icyo nicyo kizagutsindishiriza. Ntabwo uzatsindishirizwa nuko waburanye cyane, hoya. Ntabwo uzatsindishirizwa nuko wabashije kwidefanda ukazana ibisobanuro, hoya. Hari igihe umuntu abura icyo yisobanura. Hari umuntu nkubitanye nawe ejo bundi, sinzi ibyo yandegaga, arandega, numva umwuka arambwiye ngo cicika, arabinshinja, numva mbura icyo nakisobanura. Ndambwira ijambo namushubije, nambwiye nti nge ndi umukristo, nzahora ndiwe. Haleluya. Ntabwo agakiza kanjye ngakura kuri runaka, ntabwo ngakura kuri pasiteri, kuko pasiteri apfuye, niba naragakure kuri pasiteri, ubwo kugakiza nzakareka. Nge ndakijijwe, narabimize, nahisemo gukurikira umwami Yesu kugera mpfuye ubuzima bwanjye bwose. Ndakijijwe mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ikintu cyose kizantandukanye n'umwami wanjye ntabwo nzacyemerera. Muhamiriza Yesu uko urugamba rumeze kose. Ibyo urebesha amaso n'ibyo wumvisha amatwi n'ibyo wenda byaba bimpama nkurikije amakuru mabi ufite, ariko nge ndi umukristo. Haleluya. Nzahora ndiwe mu bintu byose, ndetse ngeze ku gupfa. Ntabwo yantahuye neza, ariko umwuka w'Imana yambwiye ko atantahuye neza. Ntabwo yatahuye message nshatse kumuha, ariko ndashimira Imana ihamiriza umuntu mu gihe gikwiye bizasobanuka. Wowe uri kurwana gute intambara? Wasizwe ibyasha bingana iki? Hari nubwo bagutegesha amagambo, bakagutegesha amagambo uvuze, bakagutegesha ikintu cyose ukoze, ari kugira ngo shitani arogoye umugambi w'Imana. Jya uba maso, umenye ko shitani yateye uvuga amagambo make, we kubaciraho iteka, ubasengera ubabarire. Imana itugire neza cyane. Uri kurwana gute muri iyi minsi? Yosefu isezerano rye rirasohora, ntabwo yari azi ko kunyuma yo kujugunywa n'abavandimwe bakagurisha, akajya mu nzu kwa Potifari, agasigwa icyasha kikemera, akajya mu nzu y'imbohe, nawe yarategereje ahari se nawe ko azamanikwa ku giti nk'abandi bose. Nta muntu wari kumukura muri iriya nzu y'imbohe, usibye umuka Potifari wonyine wari kwisubiramo akavuga ati burya wa muhungu naramubeshye. Ariko ntibyari gushoboka kubera ko icyo yamushakagaho nticyakozwe. Nta muntu wari kurengera Yosefu, nta muntu wari kumutabara, yari mu mahanga, nta muntu wari kumurengera. Nawe nta wari kukurengera, nta wakurengera, nta wagutabara. Niyo mpamvu nakuririmbiye ngo iyo urushye kandi uremereye, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje
niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya. Azakurengera, azagutabara, azakwitaho, azaguhindura amateka. Nta wari uzi, Yosefu ntabwo yatekerezaga ko azarara mu nzu y'imbohe, hafi hahandi mu nzu y'imbohe, aho baryama ni naho bakorera bya bindi byose, aho baryama ni naho barira, ni naho bajya mu bwiherero. Ntabwo yari azi ko azava mu nzu y'imbohe ngo yambare umwenda w'umuhemba wera, ngo yambikwe n'umukufi w'izahabu, yambikwe n'impeta y'umwami, ndetse ibirenze kuri ibyo ngo atambagizwa mu gihugu cyose bavuga ngo niyubahwe, uyu niwe ari mu mwuka w'Imana. Haleluya. Ari mu mwuka w'Imana, umwuka w'Imana ari muri we. Farawo aramubwira, reka nsubire ku murongo wa 40, aramubwira ngo nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba gusa. Donc yamuhaye igihugu cyose, hasigarana ingoma, intebe ye yonyine, ibindi byose ngo arabitegeka. Uko nuko Imana iyo igutabaye, iyo iguteturuye, ngo ntabwo ijye ivangamo amazi, iratabara bigasobanuka, iratabara bikagenda neza, iratabara. Sinzi ukuri kurwana muri iyi minsi, ariko ndagukangurira ngo ugendane n'Imana mu gihe ugitegereje, uri kuri uwo musozi utegereje amasezerano. Ujye wibutsa Imana, ukiranuke ku gato, ubabarire. Sinzi impamvu ibintu byo kubabarira biri kugaruka. Ubabarire abagukomerekeje, ubabarire bariya bakugiriye nabi, ubabarire bariya baguciriyeho urubozo, ubabarire bariya bose, bariya ubabarire. Aho gukiranuke, wisuzume wowe utitaye ku bandi, uvuga uti se Mana mpagaze nte, ijuru riranshima, rigushime. Nirigushima nawe uzaba umunyamugisha nka Yosefu. Yosefu rya sezerano rirasohora, batangira kumwubararira nk'uko za nzozi yarose bamwubararira bwa mbere. Isezerano rero riza gusohora neza. Ba bavandimwe be baje, inzara ngo itera mu gihugu cy'i Kanani. Ntabwo izo nkuru tuzisoma, ariko tugiye kuri 42 hepfo haravuga uko Yosefu yahunitse imyaka myinshi, ibyo kurya byinshi, kuko hagiye kuba ikintu cy'inzara. Ngo bene se kuri 42 itangiriro, ngo baza guhaha muri Egiputa, babona Yosefu ntibamumenya, ariko Yosefu arabatahura, ngo agomba kwiyumanganya, ngo umunsi umwe biranga. Ngo afunga umwe mu bavandimwe. Izo ni inkuru, niba usoma Bibiliya, kuko ni inkuru ndende tutarangiza. 43 ngo bene Yakobo basubira muri Egiputa guhaha. Ni inkuru ndende, ariko ndashaka kugera uko rya sezerano ryasohoye, ba bantu bakubararira Yosefu. Nyuma yo kubararirwa n'igihugu cyose, aho yagiye ari umunyago, aho yajyanwe ari umunyago, hamwe yasuzuguriwe, hamwe yasigiwe icyasha, hamwe yajyaniwe mu nzu y'imbohe, hamwe byagenze kuriya byose, byagenze byose uko byagenze kose, aho niho yambariye umwenda w'umuhemba mwiza wera, yambikwa n'umukufi w'izahabu mu ijosi, yambikwa n'impeta y'umwami. Ngo baramutambagiza igihugu cyose. Ngo ntabwo byari bihagije, ngo bamushyingira n'umuhungu n'umukobwa mwiza. Icyo gihe Imana idufashe. Imana ihembye birasobanuka, uyizirikeho, ihangane, wihangane, kandi ndakwinginze wihangane, Imana izakugirira neza. Yosefu 45 ngo twasimbutse cyane, yirondorera bene se. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati, nimusohore abantu bose bambise, ntihagire umuntu uhagararana na Yosefu. Yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati,
ndi Yosefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati, ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanywe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibasaruriremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Amen. Haleluya. Ndi kuvugana n'umuntu ubitse amasezerano yabaye ibigugu. Mbese uyarwanye mute? Mbese utegereje Imana ute? Ihangane, iyagusezeranyije niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Mu 46 Yakobo ajya muri Egiputa, ngo Isiraheli aragenda ajyana ibyo atunze byose, agera i Berisheba, atambirayo ibitambo Imana ya se Isaka. Imana ihamagara Isiraheli mu iyerekwa rya nijoro iti, Yakobo, Yakobo. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, ndi Imana, Imana ya so. Haleluya. Ndi Imana ya so. Ntutinye kumanuka ngo ujye muri Egiputa, kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. Uwiteka tugire neza. Haleluya. Ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa, kandi ubwanjye nijye uzagukurayo, kandi Yosefu niwe uzahumbya amaso yawe. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba. Abana ba Isiraheli bajyana Yakobo se n'abana babo bato n'abagore babo mu magare Farawo yohereje kumuzana. Bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo, baronkeye mu gihugu cy'i Kanani, bajya muri Egiputa. Yakobo n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe, abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu n'abakobwa b'abahungu be, n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe muri Egiputa. Imana idufashe kandi itugirire neza. 46 28 titiri iravuga ngo Yakobo na Yosefu babonana. Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni. Yosefu yitegura igare rye, arazamuka ajya gusanganira se Isiraheli i Gosheni. Aramwiyereka, aramuhobera, begamiranya amajosi, aririra ku ijosi rye umwanya munini. Isiraheli abwira Yosefu ati, naho napfa nibyo bizi ubwo nkubonye nkamenya yuko ukiriho. Imana itugire neza. Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data, nuko n'ibindi tugarukiraho. Ijambo nagambiriye nuko ryasezerano rimwe, ryasezerano ryarwanijwe na babandi nabo bose batuzengurutse, ryasezerano, iryo sezerano ufite, amasezerano ufite yayandi ayo yose, hindura imigendere yawe ugende neza. Niba urimo neza, gumamo neza. Ufate umwanzuro ukiranu, ukorera Imana, ubihwanishe no gukiranuka.
utegereze Imana uruhanishe no gukiranuka. Amasezerano yose uko Imana yayatanze ngo yakomejwe n'amaraso, ku isi bizavaho byose, ariko ngo uwizera wese, haleluya, azabona ayo masezerano. Yosefu ategereza amasezerano, arategereza. Yosefu aba umuntu ukomeye. Yosefu rya sezerano Imana yamubwiye ko bazapfukama imbere ye, barapfukama baramuramya, bamugiriraho umugisha, asanga wari umugambi w'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Mbese uri kurwana gute? Utegereje Imana ute? Urwanye ute urugamba uri kurwana? Mbese uri kurwana butu? Hoya, rwana utuje, utegereze Imana. Uyibwira uti nzahagarara ku munara wanjye, aho ndindire numva icyambwira. Nzahagarara ku munara wanjye, aho ndindira Yesu numva icyambwira. Haleluya, haleluya. Yesu aguha umugisha, urwane kunesha. Imana igufashe urwane kunesha. Ndagusabira ngo ubashe kugera mu masezerano yawe Imana yakugezemo, uyageremo ukiranuka, kugira ngo bibe ubuhamya, ube umumaro. Umwuka w'Imana uwusigasire ntuzakuveho. Haleluya. Imana iguhereze umugisha. Naha ducumbikiye, reka dusenge. Imana y'Aburahamu yo kwizerwa, udushoboze gutegereza amasezerano. Niwe Mana twizeye, udushoboze gutegereza amasezerano. Kristo, udushoboze gutegereza amasezerano, tubihwanishe no gukiranuka. Intege za muntu ni nke, ntabyo dushoboye. Ibikomere ni byinshi bituma tuva mu masezerano, ariko ndakwingize Mana y'amahoro, udushoboze gutegereza amasezerano. Urakoze, kandi igikuru uzaduha ubugingo buhoraho. Ndagushimye ko umugambi wari mwiza Mana, kandi kuzazabura kutugira neza. Uwiteka uhabwe icyubahiro. Umugisha uyu muntu uwo ari we wese uteze amatwi, uyu muvandimwe, iyi nshuti y'umusaraba, umuhumurize. Intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, ku musozi ariho ni byinshi, we ibyinshi, ariko Yesu umuhumurize kandi umusohoreze amasezerano. Urakoze Yesu kubishoboye kandi kubyumvishe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Shalom, shalom. Yesu aguha umugisha. Tuzabonana mu kindi kiganiro. Yesu aguha umugisha kumurikira.